Isirayeli kubabonye intambara yayo yanditse kivuga ko ubwo intambara ya Hamas na Isirayeli yabaga aho bita muri Gaza habaye hagize icyo bita ngo ni black crown cyangwa se ibicu by'umukara. Ubu ngubu rero ngo Los Angeles naho ngaho muri nshuti mudukurikiye kuri Buganza TV. Uyu munsi rero tugarutse tubahereza ibiganiro bidasanzwe. Turaza kubabwira kurame mu makuru ari gucicikana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turanyarukira muri Kongo ndetse tunamabwira amakuru ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza no kwinjira muri showbiz tubabwire ko bimwe mu bintu bigenda bitangazwa na bamwe mu bunyamakuru muraza kugenda mumenya izo nkuru imvo n'imvano yazo, munamenye neza inkomoko y'izo nkuru ndetse n'ikiba cyabiteye. Ngiye kuri mikoro ndacyari Bob Juno wanyu, nyita Shehe wi Nazareti. Turi kumwe nande? muri kumwe na Mr Energetic Man, Firebomb, Karachinikov, Izabayo Christian, Merchant, No Teach No Surrender. Urakoze cyane ko numva ufite amazina menshi. Turahera rero muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko turaza kwibanda cyane kubijyanye n'ubukungu. Niki kiri kuvugwa mu bukungu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubijyanye n'ubukungu twavuga ku bacuruzi bakorera mu isoko riri mu karere ka Ngoma. Mu isoko rero riri mu karere ka Ngoma haravugwa inkuru. Iyi nkuru rero tugiye kubabwira nimwe mu nkuru zamaze kwandikwa na bimwe mu bitangaza makuru nk'iyo nko kugitangaza makuru Mama urwa Gasabo. Iyi nkuru ayihasanga ni inkuru iri kuvuga ngo iki? Iyi ni inkuru bahaye umutwe uvuga ngo hari abacuruzi bo mu isoko riri mu mujyi wa Kibungo uherereye mu karere ka Ngoma bataka ibihombo baterwa n'imikorere idahwitse y'ubuyobozi bw'akarere ari nabwo burifite mu nshingano iri soko. Aba bacuruzi bakorera muri iri soko rya Ngoma babwiye kimwe mu gitangazamakuru igihe.com ko bahura n'ibihombo kubera ko baba bagize igihombo baterwa n'imvura, mu kugwa kw'imvura ibyo bikaza gutuma byangiza bimwe mu bicuruzwa byabo. Abona abacuruzi bacuruza imyenda, umwe muri abacuruzi yagerageje no yisanira isoko, araryisanira akora ku mufuka wararyisanira. Mu gihe arimo kuryisanira asoje nyine ngo yashyizeho ibihombo kuko ngo amabati yarashaje cyane. Arangije amaze gushyiraho ibihomo, yasoje gushyiraho ibihomo, abayobozi bahita baza kumusura. Baje kumusura barareba baravuga bati tuzabasanira tuzabasakarira, ariko nyine we ahanini waravuga ati ntago mbwiye no gusubizwa n'amafaranga nakoresheje nsana iri soko. Mu bindi rero bidasanzwe bigaragara muri iri soko nk'uko igihe.com bakomeze kwandika, bavuze ko iri soko kiginjiramo uhita utangira kubona amazu adasa neza ameze nk'aho wagira ngo ntabwo ari amazu y'ubucuruzi, ndetse ngo naho bakorera hararobotse. Ibyo bagerageza kudandikaho ibicuruzwa byabo byararobotse, ahari amasima hose iyo harebye ubona hararobaguritse, ngo ndetse n'amarange yaho ni amarange amaze igihe kirekire kubera ko ngo nayo yaromotse. Iyo uramutse ufashe tuvuga imiryango yawe y'ubucuruzi, iyo uyinjiyemo bivuga ngo uranisanira kandi urishyura. Uyu rero witwa Furaha waganiriye n'igihe.com we Furaha Vestine, we yavuze ko benshi bakorera muri izi nzu, ubwo no kuvuga ni za nzu n'ubundi zo muri iriya soko bazinjiramo zarasenyutse, nyuma yo ko ziba zarasenyutse barangiza bakazisanira. Ndetse kandi hari n'undi nawe wakomeje avuga ko kuko basana izi nzu bazisana mu buryo butarambye, biba ari iby'igihe gito. Nawe yanavuze ko iyo bamaze kuzisana badasubizwa amafaranga basanishije rino soko. Ariko se buriya byari bikwiye ko leta cyangwa se wenda akarere katakabaye gasubiza bano bantu amafaranga yabo baba bakoresheje? Urebye
nabo ntabwo bari bakwiye kuryisanira batabivuze batateguje. Bagombye nabo kuvuga bati tugiye gusanira isoko, bije yacu izaba ingana uku, niba muzayidusubiza cyangwa mutazayidusubiza tubimenye. Ibi rero nibyo twashatse kumenya ku bijyanye n'uko iri soko wenda ryakongera kandi gusanwa. Umwe mu bayobozi b'akarere ni ukuvuga ushinzwe imari n'ubukungu yatangaje iki? Yavuze ko ibibazo by'iri soko bari bizi ndetse n'iby'abacuruzi bahura nabyo byose bizwi, ariko bashyizeho abantu babakorera ubusesenguzi ku bijyanye n'ibibazo iri soko ryaba rifite, hanyuma bategura uburyo bwo kuba barisana, kuko iri soko rimaze igihe kirekire, n'ubundi ni isoko ryubatswe kera, akaba ari nayo mpamvu iri soko ritezwe ibibazo kandi ngo barisanye igihe kinini. Aho kugira ngo bakomeje kujya basanasana uruhande rumwe rumwe, bavuga ko bagomba gufata bije nyine hanyuma bagasana isoko mu buryo bugaragara. Reka rero twizere ko akarere ka Ngoma karibuze kuza gukora iri soko kakaritunganya. Nanone kandi tukiri mu karere ka Ngoma, ibitaro bikuru by'akarere ka Ngoma byabonye umuyobozi mushya. Ibi bitaro biherereye mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma, byabonye umuyobozi mushya wasimbuye uwari kuri ubwo buyobozi bw'uko ari we muyobozi mukuru w'ibyo bitaro, akaba yamaze gusimburwa. Ese bimeze bite, niki kiri kuvuga muri ibi bitaro? Dr. Munyemana Jean Claude niwe wahawe kuyobora ibitaro byo ku rwego rwa kabiri byigisha bya kaminuza bya Kibungo, yiyemeza kubishyira ku rwego rwisumbuye. Uyu munsi rero akaba ariho habayeho ihererekanya bubasha ku wari ucyuye igihe, ndetse akaba yasimbuwe na mugenzi wiwe. Ibi rero bikaba byitabiriwe na bamwe mu bayobozi b'akarere ka Ngoma, aho twakubwira bamwe mu bayobozi bari bahari. Ninde muyobozi wundi wari urahangaha? Hari umuyobozi wungirije n'umuyobozi w'iterambere ushinzwe iterambere mu karere ka Ngoma, ushinzwe iby'ubukungu mu karere ka Ngoma. Yavuze ngo iki? Amazina ye yitwa Mapambano Siriake. Mapambano Siriake ni iki yatangaje? Mapambano Siriake yishimiye yashimiye umuyobozi w'ibitaro bya Kibungo wasimbuwe cyangwa se ucyuye igihe, rikaba ariko tubivuga, Dr. Gahima. Ubu ngubu niwe wari uriho, niwe wasimbuwe, kandi yizeza ubufatanye umusimbuye, amusaba gukomeza guteza imbere serivisi zihabwa abagana ibitaro bya Kibungo. Yakomeje agira ati hari serivisi zitandukanye zitavugwaho neza cyangwa se serivisi zitangwa nabi. Ahangaha Vice Mayor Siriake yavuze ko bamwe mu banyarwanda batuye mu tugari bira bitaro, no kuvuga ngo ni bya bindi ya gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuri ya gahunda yuko ibitaro bigomba kwegerezwa abanyarwanda mu midugudu ndetse no mu tugari batuyemo. We yagaragaje ko hari serivisi zitanoze zidatangwa neza. Uyu muyobozi niko yakomeje agenda asaba uwari umushyashya. Ati turamuha impanuro z'uko hari aho mugenzi we yaragejeje, ubwo nawe agomba gukomerezaho, cyane ko ari ibitaro biri kuzamuka, byabonye icyo bita level 1 bijya ku rwego rwa kabiri rw'ibitaro byigisha bya kaminuza, ariko bari mu rugendo rwo kugira ngo bagere noneho ku rwego rwa gatatu. Ibyo rero byose birasaba ko abantu bagumya gufatanyiriza hamwe. Ibi bitaro bya Kibungo bimaze imyaka 93. Bifite abaganga b'inzobere 22, abaforomo 141, ababyaza 31 ndetse n'abandi batandukanye. Kugeza rero ubu ngubu ibi ni bitaro bimaze imyaka isaga 93 yose bikora. Reka dusimbukire muri California, aho hari inkuru ivuga ko ikinyamakuru CNN cyanditse inkuru ivuga kigereranya umutwe wa Hamas witwaje intwaro ndetse na Israel kubabonye intambara yayo. Yanditse kivuga ko ubwo intambara ya Hamas na Israel yabaga aho bita muri Gaza, hagize icyo bita ngo ni black cloud cyangwa se ibicu by'umukara. Ubu ngubu rero ngo Los Angeles naho ngaho muri Gaza biragereranywa kuri ubu ngubu birasa. Bakavuga bati abaturage bakibaza bati ese tuvuge noneho ko nanga hari gisasu Imana yaba yaharashe,
kandi tukiri kuri iyo ngingo hakaba hari umuturage uzwi ku mazina ya Jose Carranza Escobar. Uyu muturage akaba ari ukekwaho kuba yateje inkongi y'umuriro ya California. Uyu muturage ndetse akaba tuvugana ari mu maboko ya polisi, yafunzwe. Bivugwa ko ubwo inkongi y'umuriro yatangiraga hari abaturage bamubonye ari kuvaho inkongi y'umuriro yari yatangiriye. Aho inkongi y'umuriro yari yatangiriye bamubonye ari kuvayo, batangira amakuru ku gihe, polisi iraza iramucakira. Bagize bati yatwitse ishyamba. Nyuma yo gutwika ishyamba, iryo shyamba rikaba ari ryo rishobora kuba ari ryo ryateje inkongi y'umuriro. Ibi rero ni bimwe mu byo turi kugenda tubategurira ku makuru ari kuvugwa kuri murandasi. Turagarukira ku muhanzi kandi umuhanzi wacu Juno Kizigenza. Juno Kizigenza we amakuru ari kumuvugaho na yahe? Afite indirimbo nshyashya yitwa Shenge. Indirimbo nshyashya ya Juno Kizigenza bita Shenge, rero turabasaba ko mwajya kuri YouTube channel mukajya kureba iyo ndirimbo bita Shenge. Turababwira ko indirimbo nanone kandi nshya iri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ejo bundi twayigarutseho, ni indirimbo y'umuhanzi The Ben ndetse n'umusaza bita Uncle Austin. Indirimbo ya The Ben na Uncle Austin nk'uko twabibabwiye ni indirimbo bari bamaze imyaka 15 Uncle Austin na The Ben nta bufatanye ku rwego rw'umuziki bafitanye cyangwa se bahuriramo, nta kintu kibahuza mu bintu bijyanye na muzika, ariko bahurira mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ariko noneho kuri iyi nshuro bakaba bongeye gukorana iyi ndirimbo. Iyo ndirimbo yitwa ngo indirimbo bakoranye bayita Mon Couleur cyangwa se umutima wanjye. Indirimbo nziza cyane nayo. Indirimbo rwose Uncle Austin aragaragaramo neza ku buryo hagaragara neza cyane. Turagaruka kandi ku bantu muzi aba hosters cyangwa se n'aba hosters nabita nk'aba hosters aho bita ngo namwita ngo ni Dumba. Uriya no hosters kuko nyine yaguhostinze birakunda. Atagostinze kandi nabwo uri hostinga nyine niba utabonye umuntu kuzamura ni zone kutakwizamura. Hari umuntu umwe wavuze ngo ngiye ntazabona umuntu uzanzamura nzizamura, nimfata ngahanuka nzahanuka nyine ubwo kuko nta wumpereza imbago nzakamba kandi nziza ko nshaka kugenda hagera. Uyu bamwita Dumba kuri live ya Kasamutse kujya ngunda kuyikurikirana iyi hano kuri live Dumba yavuze ko akunda abakobwa b'imikara. B'imikara cyangwa b'umukara? Birabura. Ubu ni Dumba rero. Uko niko yabivuze ngo ngunda abakobwa b'imikara. Urakoze cyane. Mu bindi rero mu byo twababwira ku mbuga nkoranyambaga biri kugenda bicicikana, ni filme nshya iyo bita Ubuhemu. Ni filme iri gutambuka kuri channel bita ni channel yo bita Cedric Power TV. Turanababwira kandi ko ushaka kureba filme ndetse zirangira mu Kinyarwanda zakinwe n'abanyarwanda by'umwihariko abantu muri mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze, wakurikira Buganza TV ndetse ukanadukurikira kandi kuri F1 Rwa TV. Amakuru yacu rero ni ahoraho, ni akagaruka. Mukomeze mugume kuri televiziyo yanyu ya Buganza TV. Murakoze cyane. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over